nsanze nguryamye so n'ukuntu keriyanse ko none ntacaka guteka ibikoro buraraza bitinze twese turya ibikoro gakondo sinajubona naje mugabura gakondo sinaryima oya ako muri impeta ujya mu nzakomeka y'umutuku y'umukara ibyo nshaka impeta ya zahabu nzajya kwikura muri Kongo cyangwa igura ngahe uzajya kuyibaza ko nzanayigura nzagura imwe cyangwa imwe yanjye niya nzagura ya gatatu nzashobora n'indi nzashaka kumana so wambaye ikibizo hano ngara kuzabishobora gakunda bagabasha utuje kujya yajya muri atari wanjye pe umbeze utangiye kunyaga tutarakora ndajyana ndiye kuzabishobora muri kibizo nose umuntu wagira ngo nzasaba kujya mu mene kugira ngo nze gusoma ikibazo cyawe sha wigira nyoni nyinshi wajya ukora ibintu ko mbese ko ubishaka azana umuntu Allah azana ngochira kane kabiri mbafu Allah asuma yutuje kuva kunana nabwo imbaraga zarago zikunda bajye ba romantike njyana nabwo kuva kunana nabusoma ku munwa we ariko nakubwiye kugura kandi basi waretse basi mudomo kwa mudomo reka manze mbara kuri bunyambika gatimba none se guceka kuko zambaye gumishini uzakambara cyashire muri nakabisha oya ejo pakubukwe bugere cyanze iki pade kimara kuvuga uti webana mugeri n'umukumuje nzagusoma uzajya mukubiswe n'inkuba twasha kuzaburo wanjye cyagiye ndetse n'ubundi ko ndi wawe watse bazi bungu ntabwo imana ni amasegonda abiri bila kidogo nawe kandi sadimana yazanye urunwa koko siko ufite nakubwiye nyuma yo gukwa gasha nazanye umuntu wareba nyuma y'iki cyonzi iki reka mugize nzakunumvisha cyo kunywa cya baby nanjye nama amazi pe twe n'abaganga dutanga nanjye rero mubize cyo tuzabyara metisi asubundi mwana wa tuzamwitende nazari umukobwa banumva namwitaho ariko umugabo niwe yita mvuga irya mbere uzamwita irya kabiri n'abari umukobwa nshaka umuhungu muwe muwe agomba kuza yitiranwa na se manzi se agomba kuza yitiranwa na manzi no superintendent wose wala inkuba y'urugo ikibazo avutse afite amafuti nk'ayo igira ayazi ibinikira ayazi nase uje nawe ufite amafuti menshi ntabwo nzamwitirira papa cyangwa musaza wanjye papa wawe urabuzwe n'ikizirano musaza wanjye niwe nzamwitirira uraba amajoro uraba amwitirira zina za murumogi we yesu urumogi ni ibiki iriya binyamwanya kukamara tuzamwita amafu shara tukavuga musaza wanjye nabi reka ari we wananze cyane yaranyishe atakwica umuntu sikoza yambwiza ukuri ahubwo nta muntu yaguhaye naramubabariye nyasanze ndi guterura ibyuma ze sagiye imana ubwo ufite se tuzanye aho kijya wamushobora waje ukeka ko umva nkubwire nari ngiye kumuniga uzaze ubaze kagasozi kaga ntazi kanjye kagakoze karamushaka yo kataba ariko naramurahiriye abakuru ariko ubasohote nawe ukina umuntu uragiye urahebebye umubwiye biriya bintu kuko kubera iki tishaka aho ngaho nta n'isoni uvuga wese urifata ukajya ku munsi w'ubukwe kwe ariko ibintu by'abaturanyi ntabyizi abaturanyi umuturanyi nimba aranyitabaje umva ngiye kuza niba wa mukobwa agihari agitega Eri bite mama maje sheri wese neze neza ndabona twabonye umushyitsi amakuru neza meze neza mayishara nyine hano good tumeze neza umushyitsi amakuru y'ibisi satashima imana mu rugo baraho ntacyo tuyishinja kabisa mama ameze gute abana ni icyuma okay
byiza cyane namwe muraho ariko turaho tuvuye mu kazi ibi by'iki gihe nyine gukora cyane nyine urabona nyine aho ibigihe bigeze ni ukugira ngo nyine umuntu akore nyine abone icyo asigira abana nyine okay Kenny wakimushitse shama Keri nibyagiye kirari ntabwo mubonye hanze yego ko yaje Keri we bite ese waje utabwiye kuko mana aho kurese washitisharana ariko kuko mana kumva naje hano nyine ngo twitwaganire ngo wanjye ntaho hari igihe nyine muri misiyo ubwo urumva zifite igihe gihagije cyo kwitegura ubukwe bw'abana kumeze utese nisa watinze shaho ushobora warushye umushasha mwana wanjye mana narushye nakundi imana reka turagufasha none se wakira umushitsi iyi turi kubitunganya tujya kubakira mu kanya okay genda ubitunganye ubwire uriya mukobwa agire vuba nta kibazo yego Keri ubanguke nta kibazo warambiwe komeza utunganye ibyo bintu vuba vuba ngiye gusigara nganiriza abana banjye Keri uko bwiteguye gute mwana wanjye shama ikintu cyonyine numva mfite ubwoba ni ukugusigaye nta kundi biba ugomba kugenda mwana wanjye wanzi wowe wagiye mwiteguye ugeze kure nta kibazo cyangwa ni uko nyine mwamumaye kandi nkaba nari bashimiye ntagire ubwoba rero ubundi uvuga ati ngaragusize agiye amaboko mazima agiye kabisa ntawe uvuye ntawe ugiye kuvuga ngo uzaza nyine unamurebe turarana wowe ntabwo ari ngombwa ariko uzaza kumusura nzagwigiza umurebe nta kibazo ko nawe ndakekuza kugira ngo muza kunsura wazaza nta kibazo nawe twagusure adusure imana izabidufashamo kandi ntukakomeze kugira ubwoba dore kashizemo dore iyo umuntu ari kwitegura ubukwe w'umuhungu wanjye byazi wadora dodo ntabwo uzamwondora ndakwizeye uzajya mu kwezi kwa buja ni inani hano hafi se azaza ameze neza haza umubiri ni impamvu niyo mpamvu natwe twavuze ati fata umwanzuro wo kumuguhereza kuko imana mwarakoze ni ukuri kandi imana ikomeze ibagende ngo kandi manzi uzamwiteho ntuzabwiye ngo nuko ari umugore wawe uzamwiteho mbese naza kabisa yarongeye guterana kabisa bizaba ari sawa nzaza mubaza amakuru njye muri dushe mubaze uko ameze mbe mubaze uko ameze njye mu kazi ngiri byose dore n'akanebwe ko kurya akantu n'akanebwe ko kurya kugira ngo azarye ni ukumukubitira ibikanse oya azaza arisharushe kugira ngo none mbone ko ari kurya kabisa oya byo azarya byo kurya se biba bishe okay noneho reka ndebe uriya mukobwa wanjye ndebe ukuntu byifashe mbaza kumuzanira ariko bari banambaye neza ariko bagenda baseka Bana
Posteri, upare warutwewe fatwa ugafatwa wibye fatwa telefone yarumuje reka dewe gidi ndumwe kwikegeza ariko ibintu ngiye byo kunkubitira umwana niki kinari Merci. Ni kubita umukino. Basonja kubona bana ukamusiga mu wawe. Ntabwo uri umusinzi. Fatano. Nukuri ndagaswe ubukwe twatashye no muneza kabisa. Turabona dufite abashitsi bacu. Asubwo nawe uri umushitsi. Yes. Ninje maje mu kirori cyanje. Cyayi twaje mu giko. Mu mabashyiriko. Oya mu mupfugeze kacikaci we. Ayiye. Wanje katubanze umugeni agereyo. Agerayo rwose y'ikibazo. Hagurukana n'umugeni we bagendana. Dore umwana rwose, dore abana, dore flex, dore dorazi, dore iki n'iki. Batambuka rwose, umwe wagira ngo acure undi. Reka turebe nimba koko igifu cye cyera bimusabye kongera kongezamo. Nukuri umugeni. Narumiwe. Ndumwe koko. Ndikubona ari umukozi ari kubabuza, abona yibye inyama. Reka tubarebe bagenda bajya kwicara mu byicaro byabo. Ndikubona koko umugabo azajya kuri umugore we. Ndikubona abazihana ngo bishimye rwose bazitsinda batangaje ibiri kubera ahangaha. Komeza umagara hejuru kutuza kuri. Ase wa mugabo reka mubaze. Kuri kurya umugore wawe atari kurya bimeze bite? Afite itaka byo mu haho. Ababyeyi hano bumirwa. Bumirwa hano rwose. Amutamika reka turebe niba mutamika koko. Katurebe niba mutamika. Katurebe. Akabara mutamitse rwose mu mumera amaki. Ako ndi kubona ashaka nk'umuntu ushaka kubimwirira. Umugore afite rwose agushije ishyamba. Mani mara. Reka twatire n'ababyeyi bajya kwarura. Utwo dushyimbo turaryoshye. Cyane ushyimbo mani. Nucyakujya bamwishaho inyamira bimwe. ibishyimbo birahari byagiye kubataba ubukwe nitwe twabuteguye ka mu nzira wakinaga. Oya ni inyama n'imwe. Oya inyama n'imwe rero. Nicyo bampagarikira. Nicyo mbereye aha, nicyo mbereye aha. Mamagare shobuja. Wengera icyo mbereye aha mwana. Mamagare shobuja. Sobuja ntabwo ari mu gikoni. Wakura we. None si dewe niba naje kurya uyu nguyu ahagarara. Kuki satagaza kubikimbo. Bamubwire kamuze ko akugira ngo ubukwe bupfe. Ubone wo wapfa. Kuki atahagaza kubikimbo ajya kubikimbo kwa. Bampagarikira. Ari je nawe ni ndo wagwaye akazi. Mamagare boss. Mamagare boss. Hori kwa ko abantu barya. Bimuza amafaranga ata. Ubukwe uza amafaranga ariko yankisano yaruye. Urumva no se. Isahani z'abandi bari n'abakoma bari kuriraho. Kiravavo bari kabiri gatatu. Nafatwe Ndakuvuganira manu ebyiri. Yizanjye. Oya ubu bukwe. Sizandi ni ukuvuga ngo maze imyaka 70. Nabukwe ni maze imyaka 38 nk'imyaka ya Yesu arabyihorera. Bari kabiri nko wagiye kunyari. Hakusa abandi bararya ikibunda babo. Sawa. Ushiko tubaza kukunenga.
nyuma y'uko tuzabara wowe vaho mu nzira wowe wicara hera ubukwe rwose ari ubw'abasirimu waje mu bukwe cyangwa waje kumva none se wowe ushinzwe iriya nyecuru yicaye hari uri imbere yawe nyacu ni sekuru wawe ariko reka mbwire uribuka amafaranga twatanze tujya gutunganya bino birori uretse uko bimazemo ubundi yongera bimaze se ariya masafuriya abona nayikore nkayajyana iwanjye ubukwe ubwanjye n'ubwawe ariko ibiryo si ibyawe bamahurushe ibiyiko nka 7 ibiyiko 7 bisa hano ni mu isoko uje kunyicura ubukwe cyangwa uje kurya njye baramujyana ukuntu ujyaga ngo ni imvubu wangana imvubu ukibimazemo cyo kamara neza biraryoshye uzigera kandi ese kutarya najya se mbona ufite ubusambo bungana buke kunsebya ntabwo dusangira nandi gucura gufite isahani yawe mwanya gufite yanyu mani mwaza kuncura kweli ibiyikira bagavundi nibo babazanye bandi bene wanyu umva ase waje mu bukwe cyangwa waje kwiyeka babona ubukwe bwanjye aho nje kusaba wariye kufutumo kuzuje wajyana bandagangwa no munsi enjo ko tonza pe warazaga wandaga yuvuzanya abagore ari wanje ugabanyije amagambo wetse kurisita yawe gusaba cyo niyo muri bifatije ngemu ndani umugore wawe arananukira mu bukwe nagera mu rugo azahapfira wawe ni umunsi umubita ariko ndabirya ambwiye kuguhagarara hejuru ubundi nicaye abirya kangwe tamike shazia Azo mundu waliye mukatima monda yawe yawe zukuru bivuta yanze kurya by'ibinyama mani biragenda bigafata oya ibi bintu oya ntabwo bishoboka akamara ibiryo bye agafata n'iby'umukobwa wanjye oya tujye tugira ukuri ubu si niba ari kwimwakira mu bantu hagati batashye ubukwe mu nzu azabimuha nasi kuko nawe uri gusakuza murushije iki oya ariko oya mungu agomba kumubuhereza ikinyabupfura gihagije umwana wanjye ntabwo azongera gutora iraso reka nuko yari yiriwe inzara buriya ntabwo ari kosa hanze basi nibafate n'ibingibi babimara ariko umwana wanjye atamiye oya ibintu bigomba gusubirwamo uzamuhana reka two kwihana ngewe icyumweru kimwe natisubiraho nzajya kumuzana yego urugo maratwa nanjye ukiri ingaragu urabona ntabwo rumaze kabiri si umukobwa si umusore ni abasinzi ni abasazi noneho umugabo yaba kari akageni akaragote none ni akazingu yamana we simbizi reka kuvuga abanjye nawe mwese ntabwo wowe ngo tugire basi mama gusa murari kugira hano ngo bigende
akwiriye Bravo, nzana hano se bya bikomeza bibi kari. Akutse birani. Akwara zima. Hauzi kwa jamu mutani boyi ubu. Bakuru waje wera kufana mama shwa ndure impomye umugore wawe reba aho kugira ngo umwiteho ukagura mama tako we kwasa nkabazi asesheri wambabare basi mama agaciro yatsinda abantu mba natumiye kwa kugira icyizere uzi uruhande rwanjye nakuvuga ngo uzi unsabure nyengujyane nebe usakuze hari nebe nakuye mu nzu sherate kakanya mama uzajya urya amagufa nugera mu rugo rwanyu ufite ingoro byawe bifite inyonjo y'abantu uhora ubyitsimbana bikaza nijoro we oya ntari oya nta kibazo wa mukobwa namusiga gato ngemererwa no kujya kwitwara ako se biriya biri hariya n'amata ni ibyawe se hari nabibaza saba nguhere ese ko ibiryo byanjye ubibagiye ko mama wanjye yicaye hariya ese ko ibyo byose urimo ndamuha fanta nkwe ajya mu nzoga mama nanzaga ngo nkomeje ngo mama siraba azaza inkwi nziza zarashize asoni ukuri kujya kundera umukobwa ni kujya kundera umukobwa twatiye kugeza se mu bukwe isana yawe wayimaze ndakwihanganira ibiro byo birabimaze ndakwihanganira bose nari ubisange mu rugo iwawe yawe mujye ko rwose mutuba bari mu cyara mukicumwe wowe muntu kisi ngendeye musi rwose wowe nukemera ijambo uraza kutubwira umbwire nkwakire umusore hanze aho oya ibi ngibi ntabwo ngewe byemeye amafaranga ntabwo byemeye muri mu bukwe reka tugange mubimuha bimwe oya rwose ahubwo watubabarire rwose wa mubyeyi watubabariye turi mu gikwe tubabarire wakwifashe nabona se bakaransuzuguye ndabashaho kumura kwamaza mikinazo ase kubuka mushaka kugiramo isosi watubabariye nabasha muri pfundure birugo n'ingwere ajya mupfundira iki bose fongore nzoga bakasebera wowe apani yogiyo skol bose ko yenda kunyicara skol shishize umuntu kakaruka turutse ako bose ntabwo nayigwa ndasomye gasome mpi nani ntabwo nasoma sekuru wabari hari ngaramye muzi ako uyu mugore uzamushobora wowe bose nanjye wamaye menye ko hasigemo bibiri utabimaye izi zose ndazitwara reka bose ndakurongo yashe wazamambwira umunsi n'ubukwe tugomba kwishima ubona ubonye ukuntu ibintu nkoreye mama wawe ngo mahabukwe koko imbere y'abantu bose bamfisha amagambo kubera wamenye isahani iyo dongo hejuru y'ibi biryo uturuka dubayi nongera ngo ari uko ubundi bwa kabiri wa uvuze we ajya ngo nawe uzoga cyangwa imigeni ndeka nyabaye n'ibintu fungurira nyine efore kibone yenje watutangura mijisha akurwemo umunyo we Cheers, basi. Natasha bwoko watajya.
twafashe bwinshi gakunda mbega ubukwe burangawe uranywa umugeni ubu ngubu sinzongera kuba bameze amafaranga yawe mbega umugeni icyamubanyemo mushoboranya pe ase ko muri kumwe mwaba baje mukanasomana gasomana n'impi ufite icyo kibazo ahubwo se bagasomanye n'ida mu gace k'icyo maze n'umusore